Mwiriweho neza nanone abakunzi b'inkuru TV, twongeye kubaha ikaze kuri channel yacu, aho tugiye gukomeza dukurikirana igice cya gatatu cy'inkuru yacu yitwa Urukundo rw'inyabutatu. Nk'uko rero mubyumva mbanje kubisikizaho, ijwi ryanjye ntabwo rimeze neza, ryasaraye. Nyine iminsi mikuru namwe murabyumva rwose, munyihanganire. Ubwo rero turakomereza ku gice cya gatatu, aho ubushize rwose Madamu Anna ibyiyumviro byari byabaye ibyiyumviro, akicara akajya yibuka amagambo Dave yamubwiye, akanyamuneza kakaba kose, akabitekerezaho ewana yishimye muri ofisi, amwenyura yibuka ukuntu Dave yamubwiye ko ari umugore mwiza. Ageze aho aratekereza ati ibintu ndi gutekereza ni ibiki? Ni ibiki? Hambayeho iki ko ibi bintu bidasanzwe? Niki cyambayeho? Sinigeze niyumva nk'uku nguku mbere kose. Ibi ni ibiki koko byambayeho? Ego ko mana, uzi ko ndi mu rukundo? Ndi mu rukundo we, ndagukunda Dave, uzi ko nkukunda? Ndagukunda Dave, ni ukuri uri uwanjye, nta muntu n'uyu n'umwe uzigera uza hagati yanjye nawe, uzigera udutandukanya. Nuko nanone rero Dave ari we mu rugo, yaguze marete kuko yakiriye umushahara we bamuhaye avance, agahita agura bage y'umwana kuko umwana we yari ayikeneye, yayitahanye. Nuko arangije abwira umudamu ati naguze marete ya Kevin. Umudamu ati wawu, Kevin disi araza kwishima. None se amafaranga wayakuye he? Nuko umugabo arangije amubwira ati nge iyi bage nayiguze mu mafaranga y'umushahara wanjye. Madamu yampaye amafaranga uyu munsi. Madamu Anna yaguye amafaranga uyu munsi? Madamu Anna se ninde? Ati Madamu Anna ni umubosi wanjye, ni umugore mwiza. Nuko madamu arangiza agahita amubwira yo disi Imana imuhe umugisha, Imana imuhe umugisha pe, ni umuntu mwiza. Mu gihe bakiri muri ibyo Kevin kakaba karaje kakabwira papa ni karibu, umeze ute? Isi yangiza akamubwira ati meze neza. Urazi Kevin, nakuguriye bage nshyashya uyu munsi. Umwana agahita yishima akamubwira ni yo dadi, ni ukuri wakoze cyane, ndishimye cyane. Isi ati ukaba wishimye ukaba utarayambara? Nuko ka Kevin kakahita kamubwira ati ndaje mpite nyambara nonaha mu kanya. Kakahita kayikubita mu mugongo kakayigera, kari kwitegereza, kayireba, kishimye, kayihindukiza, kitegereza, gaseka. Kakahita kamubwira wawu, urazi ukuntu ari nziza? Ni ukuri ndongera ndagushimiye cyane papa, wakoze cyane. Isi ati nawe rwose wakoze, komeza wishime. Nuko umudamu we, mumbabarire nababwiye ko ijwi ryanjye ritameze neza. Nuko umudamu we ariya yakumva ko umugabo yabonye amafaranga uyu munsi, ati none se sheri, wibutse guhamagara wa mutekinisiye ngo aze akore amashyiga yacu uyu munsi? Ndashaka yuko umuhamagara. Umugabo ati hoya, ntabwo ndi bumuhamagare uyu munsi. Umudamu, kubera iki udashaka kumuhamagara uyu munsi kandi wakiriye amafaranga? Ni ukuri muhamagare kuko nkeneye kujya guteka ibiryo bya nimugoroba. Umugabo ati reka ibyo guteka ibiryo bya nimugoroba, uyu munsi nta mpamvu zo guteka ibiryo bya nimugoroba, ntabyo dukeneye. Tugiye kujya muri resitora ya 5 star. Resitora ya 5 star, resitora yihagazeho, resitora ihenzemo. Nuko umudamu ati ngo
ndishimye cyane, ariko nubwo nishimye cyane iriya resitora irahenze cyane pe, irahenze. Nuko umugabo arangije amubwira ati byose ni kuri njyewe, byose ni njyewe uri bwishyure, dore ufite ikihe kibazo yuko ndi bwishyure? Ndi bwishyure rwose, reka twisohokere twigire muri resitora, nawe uriya mutekinisiye wo nzamuhamagara ejo. Yagiye nkundira abantu batifashije, abona amafaranga ahita yisohokera, aryoshya ubuzima rwose. Ubuzima ni bugufi nk'uko bajya babivuga, nta mpamvu zo kwiyema. Nuko umudamu arangije aramubaza, none se Kevin biragenda biti? Ntabwo twasiga Kevin mu rugo wenyine, urabibona ka Kevin karacyari akana, karacyari gatoya, Kevin biragenda biti? Nuko umugabo arangije asubiza umugore we ariya ati, humura ndaje njye kubibwira abaturanyi banjye basaba uruhushya ndebe ko Kevin yasigarana nabo. Nuko umudamu arangije atavuga ati, niba ari ibyo ngibyo nta kibazo, reka mbe ngiye kwitegura, mu kanya ndaba mbonetse. Nuko tuhite twisohokera. Nuko rero ana madamu nawe yari yibereye mu buriri, wa mudamu w'umukire, wa mukobwa w'umukire wa bosi aba yibereye ku buriri ari kwikinira gemu, yizunguriza utuguru mu kirere. Nuko ise akaba arinjiye mu cyumba akamusuhuza, ana bite? Nuko ana akamubwira ati ni byiza papa, agahita amubwira papa bite umunsi wawe wiriwe ute? Nuko akamubwira ati umunsi wari mwiza, ariko nubwo wari mwiza mukobwa wanjye ko ndi kureba nkabona urishimye cyane, byagenze bite uyu munsi? Urishimye rwose. Umukobwa ati nawe ni ukuri papa ndishimye pe, uyu munsi wari umunsi mwiza mu buzima bwanjye. None ise agahita amubwira, umunsi mwiza mu buzima bwawe? Hari ikintu kidasanzwe se uyu munsi cyabaye? Ahubwo mbwira, inama yari imeze ite? Inama wangiriyemo yari imeze ite ku kazi? Umukobwa ati inama yari nziza cyane rwose, na porojegiti twayakiriye, umva byaciyemo. Ise agahita amubwira, koko se? Umukobwa ati rwose ubu ngubu umva ndi nkaho ise yumvishe iti byaciyemo, ahise atahita bati wawu, ni ukuri ubu nkaho ndi mu birere, ndi mu kwezi, ndishimye cyane, tugomba guserebura ahubwo uyu munsi. Umukobwa ati yego papa, uyu munsi Dave yakoze presentation nziza, ni umuhungu mwiza pe. Nuko bose ahita amubwira ni yego, n'ubundi ni umuhungu mwiza, reka twisohoke rero muri resitora wikundira, tujye guserebura iyi porojegiti ko yaciyemo. Umukobwa ati yego papa, reka nze rata twisohokere, reka mbe ngiye kwitegura nk'umunota 5, ndaba maje kwitegura neza tuhite twigendera. Nuko nanjye ndaje, ndaba nkutegereje, ndaje nkubone mu kanya. Ise agahita yisohokera mu cyumba cy'umukobwa yari arimo, akaba arigendeye. Nuko umukobwa naho ari gukina gemu, iri joro naryo singira ububone rishira, singira ububone rirangira, ndabona iri joro ari rirerire, rirarangira ryari ngo njye guhura na Dave? Urukundo rwari rwamusajije muri we. Gusa sinkibashije kwitegura, sinkibashije kwihanganira kudahura nawe Dave. Urukundo rwamusaranye, rwamubanye rwinshi. Nuko rero dusubire kwa Dave, umugore we akaza amaze kwitegura, yambaye neza nyine nk'abantu bagiye gusohoka muri 5-star restaurant. Nuko akahita abaza umugabo we, Dave
bite ndagaragara nte, nambaye neza, ndasa neza, aho ngiye kujyana nawe ntabwo ndi gusebye. Nuko Dave akahita amubwira ni reka 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 reka, uragaragara neza cyane rukundo rwanjye, ahubwo reka twigendere. Nuko umudamu agiye kubona abona Dave aramubwiye, amufunguriye urugi rw'imodoka ngo yinjire bagende. Abona keya ni zose kandi nta modoka bagiraga. Bicaye mu modoka, Dave atangiye kwitwara. Nuko ari agatangira kubaza umugabo ati se iyi modoka wayikuye hehe? Nuko Dave agahita amusubiza ati niyo nakodesheje, ubu iri joro iyi modoka ni iyanjye, nayishyuye ubukode. Nuko ari agahita amusubiza ati ndagukunda cyane rwose sheri, ndagukunda cyane, umva ubu ngubu rwose ndumva nishimye, ni ukuri uri umugabo mwiza, uri umuntu mwiza, umva uri umuntu uzi icyo gukora, uzi gutanga keya. Nuko Dave nayangiza akatambwira ati mba nanjye ndagukunda cyane, kandi ni ukuri mba nishimye iyo ndi kumwe nawe, mbese nyine uri ibyishimo byanjye, uri amahoro yanjye, uri umutuzo wanjye, you are my everything. Nuko bagahita bisohokera rero muri ya resitora nziza. Umudamu yahagera akajya yitegereza dekorasiyo ihari, akitegereza abantu bari bahasohokeye, umva arahareba pe, yumva arahakunze. Arangije abwira umugabo ati aha hantu nahakunze, ni ahantu heza cyane hadasanzwe. Nuko umugabo we arangije aramubwira ati nanjye ni ukuri ndumva mbikunze kuko ahantu wahakunze, none se sheri twakodaringa komande zacu? Nuko ari umugore yarangije aramusubiza ati yego cyane rwose kuko n'ubundi ndashonje. Nuko bagahamagara umuseriveri ngo aze abakire. Umudamu akareba kuri menu iba iriho ama-oda n'ibiciro byayo, akitegereza akagenda asoma. Umugabo akategereza yuko ari umugore yodaringa shwida ahubwo ari kwisomera. Yangiza akahita amubwira ati sheri ibintu byose biri ahangaha byose birahenze. Urumva iyo wasohokanye umuntu uzi situwasiyo mu rugo, ubukene bwo mu rugo akomeza yajyanye nabwo no muri resitora agakomeza bufite. Nuko Dave arangije amusubiza ati sheri mbabarira rwose wodaringe kandi icyo ushaka icyo ari cyo cyose, urumva. Nuko umudamu arangiza akahita ati ndashaka supageti. Umuseriveri agahita amubaza ati se nta kintu cyo kunywa madamu? Nuko agahita amubwira ati unzanire n'ikirahure cya ji y'imyembe. Nuko umuseriveri agahita ahindukira ku mugabo we, agahita amubaza ati none se sawe tumuzanire iki? Umugabo agahita amubwira ko akeneye ngo pizza, ngo na wayini y'umutuku. Nuko umudamu ati nuko umudamu agahita yikanga akareba umugabo, gusa akaba acecetsemo kuko umuseriveri acyari kumuvugisha. Umuseriveri agahita amubwira ni okay nta kibazo, ati se nta kindi kintu muri bukenere? Umugabo ati hoya nta kindi. Umudamu ati njye sindi pfana niyo umuseriveri yaba akiri hano. Ati sheri pizza ni ukuri irahenze, reka twitahire twisubirire mu rugo. Urabona aya mafaranga yose ugiye gutanga hano, ni ukuri reka dutahe. Umugabo ati oya nta kibazo, ibi byose nta kibazo, ibintu byose nta kibazo rwose ndabyishyura, nta kibazo cy'amafaranga ndi bubyishyure. Nuko umuseriveri agahindukira no ku mudamu ati madamu nta kindi kintu muri bukenere ngo nacyo nkizane? Umudamu ati oya urakoze cyane nta kindi pe, ibi birabaye birahagije.
umuseriveri oke, ndagaruka ngarukanye komande zanyu nzizanye. Nuko rero Dave agahita arakara, isura akaba arayihinduye umudamu agahita abona yuko Dave yarakaye, agahita amubaza, Dave ni ikihe kibazo ugize? Ni ikihe kibazo ugize? Ntabwo wakunze si aha hantu? Ntabwo wakunze? Nuko Dave agahita avuga ati oya, uri kuntesha umutwe, uri kundakaza, wigira ikibazo ku bijyanye n'amafaranga. Umva umugabo wabonye avansi, ariko mwana wabonye avansi y'umushahara, ntabwo ari umushahara uri furu wuzuye w'ukwezi, no, bamuhaye avansi y'umushahara, tubyibuke. Ariko ari kubwira umugore we ngo ntugire ikibazo cy'amafaranga. Nuko Ari ahita amubwira ati ni ukuri umbabarire sheri, umbabarire rwose, gusa njye nashakaga gusevinga amafaranga ntituyapfushe ubusa. Nashakaga yuko utapfusha amafaranga ubusa. Nuko umugabo waraje amubwira ati humura, ndaza kuguha amafaranga, mbabarira umfashe. Ni nko kuvuga ati ndaza kuguha amafaranga ariko ihangane ntiwongere kunsebya mu bakozi ntiwongere kunsebya mu bakiriya b'aha ngaha. Nuko umudamu akabwira ati nta kibazo, ndi kumwe nawe. Nuko mu gihe bari aho ngaho, Dave bicaye aho ngaho, hirya yabo hakaba hari tebo iriho bosi we na wa mukobwa, kumbi nabo basohokeye kuri iyo resitora, niho bagiye. Noneho umukobwa ari gushimira se ati wakoze kunzana hano, ni ukuri n'ibiryo by'ahantu biraryoshye. Nuko ise agahita amubwira ati nkunda aha hantu. Nuko umukobwa agahita amubwira ati papa, ariko hari ikintu nashakaga kukubwira. Ise agahita amubwira ati oke, mbwira ndi kukumva umukobwa wanjye. Ndashaka kuzaza muri kampani yawe nkakorana namwe. Ise ati koko se? Yo, ni ukuri ndishimye. Erega iyi ngiyi ni kampani yawe sheri, ni kampani yawe mukobwa wanjye. Nuko umukobwa agahita amusubiza, agahita asubiza se ati papa, Dave ni umukozi ukora cyane, ndatekereza yuko pozisiyo yawe yo kuba manager, umwanya wo kuba manager waba ari mwiza kuri we. Umukobwa wakunze mani, umukobwa wakunze nta kintu na kimwe ataguha. Atangiye gusunikira Dave yuko se yamuha umwanya wa manager ngo atangire kumanaginga kampani. Urumva? Nuko ise arumva arangije atamubwira ati yigo, ni umukozi ukora cyane, nanjye ndabizi. Nanjye kandi nari maze iminsi ndi kubitekerezaho, nabitekerezagaho yuko twamuha iyo poromosiyo yo kuba manager wa kampani. Umukobwa ati koko se? Wawu, ni ukuri papa, uri umupapa wa mbere kuri iyi si, nta wundi mupapa nakunganya nawe. Hano umukobwa na se bari kwihanira imitomo. Nuko tukongera tukajya ku rundi ruhande, aho Dave yicaranye n'umugore we Ariya, ari kuvuga ati wawu, iyi pizza yari iryoshye kweri, kandi ndahaze rwose. Nuko umudamu nawe ati ni ukuri nanjye rwose ukuntu wasohokanye dine yari iryoshye, ibyo kurya byari biryoshye cyane, nishimye. Dave agahita yikanga, kumbi hari icyo abonye, akaba arikanze. Umudamu we akaba aramubwiye ati bite bigenze bite ko ndeba wikanze mu maso, ubaye iki? Agahita amubwira ati umva sheri, urabizi, uzi yuko se bosi na madamu Ana umukobwa we bari hano? Ntabwo nari nababonye bari hano, nabo basohokeye hano. Umudamu agahita ahindukira,
ati ni bariya yo ni mwiza disi, madamu Ana ni mwiza, ni mwiza rwose. Noneho Dave agahita amubwira reka tujye kubasuhuza, reka tubasuhuze, ndabizi madamu Ana ari bwishime nitubasuhuza. Umudamu we agahita amubwira hoya, reka tureke kubaderanja, reka tureke kubabangamira, ndumva twaba tubabangamiye. Umugabo ati raka, ngwino hano tujye kubasuhuza, ubwo si ibyo birimo ni ibiki tubabangamira, ngwino tubasuhuze. Umudamu ati ntarebe ngaho tugende. Nuko Dave agahita ati mwiriwe sa, mwiriwe boss, mwiriwe. Nuko madamu Ana yamureba agahita atungurwa, na boss we agahita atungurwa ngo Herode, mwiriwe Dave, ntabwo uzi ko ni surprise mudukoreye, surprise mudukoreye kukubona hano. Nuko Ana agahita amubwira ni Dave, ni ukuri ni byiza kukubona hano, ni byiza rwose, twahoze tukuganiraho njye na papa. Dave ati koko se, ni byiza natwe kubabona hano Ana, natwe biradushimishije. Nuko ise nawe agahita ati ni ukuri ni byiza Dave, ni byiza kukubona hano, ni byiza yuko tubabonye hano, kandi n'umukobwa wanjye yakunze presentation wakoze ku kazi, yamushimishije cyane, yishimye pe, ni ukuri wamushimishije pe. Nuko Dave agahita ati niko kazi kanjye, niko kazi, nizo nshingano zanjye mba nshinzwe za buri munsi ku kazi. Nuko umukobwa agahita avuga ariko hari n'ikintu kidasanzwe turi kugutekerezaho. Yego rwose. Dave ati ntabwo nsobanukiwe ariko. Umukobwa akaba arebye se ati papa, twabimubwira ra? Ise ati nk'uko ubishaka nta kibazo rwose mukobwa wanjye. Umukobwa ati mfite surprise yawe, ariko nzaba nyikubwira nyuma. Yanga kwita bimubwira, nzamubwira nyuma. Nuko Dave ati murakoze cyane ariko munteye amatsiko, sinjye uzabona muyimbwiye. Nuko Ana madamu agahita amubwira ni hagati aho se uwo ninde muri kumwe? Nuko Dave agahita amubwira ni yo mumbabarire nibagiwe kumupresenta kuri mwebwe, ariko uyu nguyu ni umugore wanjye yitwa Ariya. Akibivuga ngo ni umugore we yitwa Ariya, isura ya madamu Ana ihita ihinduka ako kanya, Imana we atangira gusheshurumeza, birahinduka, ahakanuye amaso, ababaye nk'uwasamyemo gake, ati no, ibisigo birashoboka. Ikirahure yari afite mu ntoki cya wayini kiba gitakaye hasi, biba birahindutse. Nuko mu mutima ati si birashoboka, birashoboka. Nayibaze kuba wakunze umuntu utazi yuko ari married, yashyingiwe. Nuko madamu wa Dave aba aramusuhuje, nawe baravuze ati hello Miss Ana, madamu Ana, ni byiza guhura namwe, umugabo wanjye yahoraga kuvugaho cyane yuko uri umugore mwiza, umva nishimiye guhura namwe. Nuko madamu Ana nawe aba aramusubije ati ni byiza guhura namwe, nanjye nishimiye guhura namwe. Ariko ise wa Ana, wa mubosi, akareba umukobwa we akabona byahindutse, akabona byamucanze, akabona ntameze nka kwa kundi, agahita amubwira ni mukobwa wanjye mwiza, bite bikugendekeye biti, umeze neza? Bikugendekeye bite koko? Nuko mu gihe bakiri muri ibyo, umukobwa akaba arahagurutse akabwira papa
papa ni ukuri ntabwo umeze neza, ntabwo umeze neza pe, ntabwo ndi kwiyumva neza. Isaka rero koko akabona umukobwa we ntameze neza, ati urasa nk'urwaye, ariko umukobwa ati yego ni ukuri ndashaka no kujya mu rugo. Isa ati okay ntacyo, reka nze turebe ukuntu twakujyana. Mu gihe bakiri muri ibyo, umukobwa akaba yikubise hasi, akaba arafetinze, akaba araguye igihumure nyine, ntiyongere kuvuga, ntiyongere no kureba